ufitiye akazi we urabanga mfite imodoka yamenyesha ubundi wacakiye abayobozi bakayigura mfite abakozi umwana wowe ufite abakozi ndagusabye iminsi 3 niyo muhanda bari bawumaze urakoze mu cyiciro cy'abantu bose ndabishaka yashoboka cyakiraye kabisa ndetse n'ubuza wese batahuye n'ibindi agira igikora n'indi kunyika urambonera ikintu kimwe cyo yishimye gutunda umucanga ahubwo ndakura abakozi abana bafite neza akamaro papa uyu munsi sitwari gukora kane y'abatuca ntabwo ndakwishyura cyangwa uyu mwana ni uwanjye koko mwese ikintu ndamagana tugiye mu kazi hehe mu kazi ahangaha kandi iki cyane nacyo cyane cyo kurya ni ukuri ariko mana yanjye ubu badusubije ishuri ngo dutunge imicanga tunatunga imicanga pakama kubona uburyo bw'ifoto neza mwana wacu mwaramutse umukobwa wacu amaze kubikubwira ejo ndabafite inka rwose ejo ndabafite ishuri rero amasaha y'ikigero mugende rwose kandi mwige neza rwose aba bana bari gukura neza pe Eric ndi kubona mwebwe mugiye ku ishuri twebwe mwe mugiye kwiga twebwe papa yadusibije ngo dukorere igikiyede ngo tumushyire amafaranga ahaye tuvugire ntabwo turi buze ariko mana yanjye we bazakwiye kwivugisha byahagiye wagira aha ikuri abaiki ni inkuru ndende ase byajyana ubundi ntabwo byari byakwamukazira nanjye nkibaza byari birashe dore amafaranga y'ayo bosi yaduhaye ariko tuno dufaranga nitwe yabahayera kari makeya ni makeya mada twaba tugiye kubagura akarindazi ariko twaba turi kumenyereza abana nabo akira urye bombi oya mada reka tubagure kugira bajye babona badukorera muri aya mafaranga turajya kuyabamo agacupa n'ubundi twitwikiriye umugore wawe reka n'ubundi wowe neza bazakuba abana batari kuza akundi kubona baje bana banjye ko musa neza mwana wanjye amashyi nagenze neza ariko iki cyana ko kiri kubicumbara arwana kuri kubicumbara hejuru iki cyana cyakuze ejo kizaba kiri mu bikorwa rwose ariko mwabana none amasomo yagenze neza bagenze neza yagenze iyo nkumbi y'amwana ko nta muntu wo muri famiye yapfuye inkumbi niyo twabonye abana bo kwa Gakire ku ishuri kandi batangiye ku ishuri ntabwo bo baje atubwiye ngo ni papa wababwiye ngo bajye gutunga imicanga ibyo bintu ntabwo yabikoze mwabana mwe kandi mugira umuntu murabeshya rwose ubanza mugende mufata ibiryo amagambo arashira ariko se mugabo ni ibyo bintu birashoboka ko
abana bacu baba bagiye ku ishuri abandi bagasigara batunda imitako. ibintu bishoboye kuba ari abana, si ubu ntabwo babonaga ko bashonje, umuntu wayuraga kuriya. nasi ubu urumva abana bari bashonje ku buryo batwishe. Oya bari bashonje rwose, ntabwo biriya gakira n'umuntu n'umugabo ntabwo babikora neza. Ntibisubirwemo, umwana ahore ku isonga, rwose umwana uburenganzira akwiriye. Uziko nabonye nawe umwana wabo ubana n'ubumuga atiga. ariko nada asa nawe ugiye kumbesha koko? Ntabwo mubeshya. Ugiye kumbesha? Ntabwo bibaho. Umwana rwose agomba guhabwa uburenganzira bwe byose, agomba guhabwa uburenganzira. Tugire dupange ukuntu tuzabasura, ariko rwose ntabwo tukajyaho ikintu byaba bitwaye. reka tugende rwose tujye kubasura. umugore mwiza amasaha urabona rwose yakuze turi kubibona rwose ibi by'ubundi biribwa twiza. Igihe uba wahereye wicaye uba wumva tuzajya kwitaho. Reka twereke ibivamo. Ase wada iyo dutangiye kwigana ntabwo tubura abaturokora. Mwana yanjye aba nabo sinzi uko nzabagira. Wabona ari twatu. Yewe muhigire niba nakubambara. Nyiriwe kalisa nshuti yanjye. Gakire Komera. ndabona umeze neza rwose. Mushyika. Urasa neza rwose pe. Kubwira rero nzabasha. Aya asubira mu bice wanjye rero tuba turekeye. Aho ndise byagendaga rwose. ibyo gushaka ndetse hari ibintu numvisha rwose kuri ibiki uyu mugabo yari akwiye kubuza abana kujya ku ishuri bakajya gutunga imicanga koko. ase umugore wawe Mana yacu. Ubwo ni amakuru y'abanyagatoboto. ariko nawe usigaye ugira amagambo ntabwo ngira amagambo rwose ahubwo se madamu nibatubwire rwose nibatubwire. Ibintu mukora ntabwo bikwiriye. Umwana wanyu ubana n'ubumuga ntabwo mumushyira mu ishuri. Ni ukubera iki? Ni umwana nk'abandi. Mada reka tubakuragaho kumva Bityo turabayisigiye. munumve neza muzanabibwire n'abandi bose. Erega kurera neza ntabwo wibereye. abanyamagambo ntabwo ugerera uranderera wowe mwumve hano ukuntu ugiye nyuma Dore nta n'isoni. Uri kujya hehe wowe? Kandi uri kujya muzicuza mu ishuri. Afite uburenganzira. Yambara se ibi Nawe ndebe ushyize mu gaciro rero uyu mwana yajya he? atagenda n'ahantu yaje Aravuga ntareba ntabwo ari nubwo atavuga n'umwana twaramutse kwa tutaramushuri niko kari reka tukubyize ukuri abana bacu ntabwo bazasubira kwiga mu gihe atari ko bamutenda ntabwo yigaga kuba yarigaga se ni ibyago byabaye ntabwo ibyo bintu bya kandi ni umugabo ufite amaboko ni gute abana bamukorera bakamutuza. narushye babyati yewe umugongo aracitse ntabwo ureba umugongo wacitse ntabwo wacitse ubundi madamu ubundi kuki babahaye karibu ubundi kudakwitunga byoroshye ndabura mu rugo rwanjye Tangazo ry'ubutumwa bw'umudugudu wa Gatotobo twongeye kubamenyesha ko uyu munsi ari inteko rusange nashishikarizwa kwitabira irabera hariya ko ku kibuga isaha n'isaha 8 z'amanywa murakoze. Kura nahise w'umwaka wuriya ndabona wanyambere ngo nabasore hasi abasaba ngo tuze dutangire inteko yacu y'uyu munsi naje kubashimira kuba mwitabiriye niho amashyi yacu y'uyu munsi amahirwe yo kubana n'umujyanama w'ubuzima yazamuka hejuru akabasuhuza turi kumwe n'umuyobozi guturuka muri UNICEF Carlos yakijya hejuru akabaramutsa mu rwego rwo kugira ngo bagize amahirwe kandi yo kubana
n'umukuru wa polisi wacu nawe yakijyanije akatwita ruswa za kizera tudafunze rero reka duhe ijambo umujyanama w'ubuzima ku rwego rw'akarere kacu igihe cyatubwira. murakoze amazina yanjye yitwa Uwase Delphine nkaba nifuje kubana n'amagare n'abandi ndareba nzanye umwana ku isonga nyine umwana ku isonga cyo kumufasha kuvuga umwana wese ni umwana wese ni umuntu nyine umwana wese agomba guhabwa uburenganzira akabuhabwa n'ababyeyi bamubyaye bita ku bikoresho bye no mu bintu bakamenya n'imiti kandi kuvuga ngo umwana yimuga ntabwo ntibikwiye ko ari umwana nk'abandi baba agomba guhabwa nk'ubw'abandi. Murakoze. Twafasha tukamushimira tukayongera amashyi tugatunze rero twakakira Kairos akigira imbere guturuka muri UNICEF bakagira ijambo yatubwira My name is Kairos. I come from USA. I'm UNICEF leader in Rwanda. Thanks. Ariko bazarumva ko basogokuru ni imbwebwe. Basogokuru ni imbwebwe. Kairos tumugira amashyi y'iziti uraje kugusura. Yawe kuko mwe naga bafite ababyeyi bahamisha amahirwe yo kubana n'ingabo za polisi mu murenge wacu kunsura ibitangaza by'aka kanya. Murakoze mugenzi wanjye yari amaze kubivuga. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko igira iti umwana ku isonga. Yuko hari ababyeyi bavunisha abana ugasanga babasibye n'ishuri barimo bashaka kubashyira mu nyungu zabo. Bijya bibaho uwo mubyeyi iyo bamufashe nyine bakamushyikiriza inzego zibishinzwe ashobora kuba yakatirwa imyaka 15. Ariko umwana ufite ubumuga agomba kwitabwaho kuko ni umwana nawe angana n'abandi bana. Murakoze. Tukasaba umwe mu bandi bari mu nteko akawufite cyangwa amategeko yacu uyu munsi reka nawe mwishimire kandi duhe n'amashyi abashyitsi badusuye. Ariko tugira ngo uburenganzira bw'abana n'ubwo wanjye urabibutsa akakana baba umusaza wanacyacu twakigana mu ishuri ntabwo bakwiye muganga
Natubwira ngo tujye mu kiyoto ubundi ngo tumuzanire amafaranga yinywera mu nyanja. Akunda no kumwitaho. Yadukubita. Arakubamba papa. Itaye inama y'ikintu byavuye baba tuyosora. Cyane kwiga kandi narabona. Niyo neza. Neza ko amafaranga nayo. Wamukira yakuha. Nakirambi. Ugomba kumenya ko umuntu agufite. Kuza kibaye byacu n'abayobozi bitanu. Umupolisi. abo bana niyo mpamvu baba batagiye abana basanzwe bari gutunga cyangwa ngo niwe wabijyanye bakababwira yuko umubyeyi ufashwe asibye umwana kwiga amushyira mu rugo bagomba kumuhana bakamufunga. Buri wese amakuru ntabwo nageze Abesha ntabwo twiga cyane byaba bibanza usanga niba n'umugabo ufite amafaranga usanga niba abantu abantu